ekuteri iri imbere ye ayambare. Hanyuma reka nkomeze ko kwifuriza ibihe byiza wowe ukurikiye Radio Authentique. Nakubwiye ngo kuva mu bwiza tujya mu bundi, turi kuva ahantu hamwe tujya ahandi. Hanyuma uko turi bubigenze nuko nimba buri muntu ari tayari, umusore wari kuri chat wenda araza kutubwira umuntu bari guchatinga nimba ibintu bimeze fresh cyane. Hanyuma tubigenze uko nguko, twebwe twabahaye ikaze, murakora ikintu mwumva kibanyuze. Murakoze cyane. Mbere ya byose turabashimiye cyane. Amazina nitwa Mahirwe Richard Zebedayo. Reka na mugenzi wanjye yivuge kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya abo turi bo. Murakoze, nitwa Ingabire Bety. Bety, kutongeye kwagasino? Kutongeye kwagasino? Oya, ntago. Sure. Ntago witwa Kaboy? Aya, ibyo ni ibiki? Okay, hanyuma ngayo nguko. Merve, ari amatermo, ari amazina usigaye uzana. Hari umuntu waje nejo ubundi. Sinzi izina wavuze. Birancanga. Nyine ibintu byo kuzagiza amazina y'ahandi hantu. Iryo zina ariko nari ndi muzi yo ka. Ubwo ni wowe urizi nyine nge narinzi. So, hanyuma nuko tubahaye ikaze. Rishya, amakuru yawe? Amakuru ni meza bro. Rishya, Karame. uri muri True Promises? Oya, muri Alarme. Muri Alarme? Uba muri Alarme, ukaba muri mwene Zebedayo, ukaba no muri Ako Merve, ngaba muri mwene Zebedayo, akaba no muri amanajingwa na Dems. Akaba yaraje no muri ari groupe yanyitwa gute? Hari reka manzi nzi gusobanurira. Ni nyinshi cyane. Hari Alarme Ministries, hari Zebedayo Family, hari iyitwa Light of the Earth Ministry, Happy ngira ngo arayizi, hakaba n'iri tsinda ryanjye na Bety. So itsinda mwarimu tubaje izina ryacu ni Richard and Bety, ni amazina yacu. Ariko ngiye mbona kuri channel yitwa Final Words. No, byarahindutse biriya byari byambere. Manager, ubu barakuraburije. Manager. Kanuma ko gatandatu yavuze Fine Voice ra. Ni yari fine. Yaba ariko n'indirimbo ahantu ziri na YouTube channel ziriho uyu umunsi. Reka mbibasobanurire. Fine Voice ntabwo ari izina rya group, ahubwo ni izina rya YouTube channel yacu dukoresha. Hanyuma amazina ya group yacu ni amazina yacu, Richard and Bety. Abo se nayo ni kapasi. Ari umuntu watubwiye ngo ni nka James na Daniel. Ngo ni nka James na Daniel. Oya. Bety ushize ntiyarahari. Mwanga kuza mu kiganiro. Ntago muri buze kuko bimeze. Reka bana mbisobanure gatoya abantu batazabyitiranya. Bety ni inshuti yanjye kuva na kera. Kagira inkuru. Ukuntu byagenze twaricaye turavuga ati uri umuririmbyi nawe uri umuririmbyi, so reka tugire ikintu dukora creatinga kidasanzwe kimenyerewe mu bantu, kuko abantu bazi ko abantu babiri abenshi abari abashakanye ari umugore n'umugabo, noneho twereka tugikore nta kindi kintu kiri hagati, ari ubushuti gusa busanzwe duhuriye ku mpano yo kuririmba. So niko naho byavuye kuvuga ngo dukore groupe imeze nk'ubuhanzi ariko noneho turi babiri. So ntabwo dukundana, nta bisetse nk'aho atari byo. Oya nibyo pe. Oya akunda kwisekera cyane. Richard, Karame. Uti muravuga muti reka natwe dukore tutari kapo. Ubundi se mufite amakouple? Ku giti cyane cyangwa kimwe? Ngewe wapi gusa bo sinzi. Sinzi. Aho ngaho haje motena. Kuko uravuze ngo ni inshuti yanjye guhera kera, ariko ngewe na Espoir turakorana ariko turi n'inshuti, sibyo? Ariko nagize couple Espoir yabimenya, kandi nawe yagize couple nabimenya. Ni ukuvuga ngo reka twumvikane, kubera ikivuze ngo ntabwo ubizi, ntabyo ruzi koko cyangwa wanze kumuraburiza. Reka nkubwize ko niba hari ikintu cya mbere Bety ajyamishe ni icyo ngiye pe
gusa igihe hari cyo ibyanjye arabizi ko ntawe mfite nta n'uwe wenda nteganya ariko iwe impamvu mbidikanya sinjya mbimenye gusa biri like ko ntawe ubu se ubimenye gute ni ukwimagina kubera ko ajya bimisha Bety kubera iki hisharisha ntabwo muhisha ahubwo ntabwo yemera ibyo mubwiye wamubwiye ko hari yanga kwemera wamubwiye ko hari yanga kwemera namubwiye ntawe yanga kwemera mu minsi yashize ngira gutya ndi gutembera kuri YouTube babizi ko YouTube ari ahantu umuntu atembera cyane bigoye kurangiza kugenda nsanga Bety ari umunyamakuru ahubwo Bety yiga n'ubunyamakuru ariko ngiye nagiye no kuri YouTube channel imwe gutya mbona ari umunyamakuru tubwire byifashe gute waririmbye uhisanga wabaye umunyamakuru kuko nanjye nabaye umunyamakuru nisanga ndi kuririmba ntabwo nagera ko ahubwo ni ukubera ko nibyo niga muri kaminuza so ni akazi wow siko bya bintu bikomeye kandi namuzi muri Montwe kandi muri Montwe niho navanye n'izina rya Kaboy so ngaya nguko rero naba bantu babiri turi kumwe hari n'undi musore ku ruhande utuje cyane uri kuri piano rishya uyu musore yitwa gute uyu musore yitwa Boy ni umucuranzi yitwa Boy iryo ni izina rye tubwire izina rye amazina y'ubwite ni Inkuru Nziza Jackson dusanze yuko rishya nta nubwo azi umucuranzi bazanye izina rye so ngaya nguko so ku bantu badukurikiye rishya ni umusore muto aracyari umusore ukiri mutoya ariko ufite impano ni umwe mu bagize itsinda rya Zebedayo family ni umwe mu muryango w'abazebedayo hanyuma akaba ari umwe mu baririmbyi ba Alarme Ministries of course abantu muri Light of Earth mukuru we niwe uyobora Light of Earth Ministries right bienvenue so urumva abana biwabo bose bafite talent urebye guhereye kuri we ukajya kuri bienvenue ukajya kuri Diane ukajya kuri Trésor ukajya kuri bose hari umwe najya amenya ibye SP ntago njya amenya ibye Espoir aririmba no muri aririmba True Promises nabo ibyo bintu uri kuvuga urabizi ni nka kwa kundi nyine umuntu ashobora kuba aba ku murongo w'inyuma hari ukuntu kera twajyaga muri korali ariko turi nko ku murongo w'inyuma ariko we nta wapi ntabyo nzi sibyo na Doreen ariko bose baba muri so ngayo nguko nubo rishari hanyuma ari kumwe na Bety aririmba muri Upendo yego aba muri Upendo umujura ndi abajura okay aho no muri Upendo so aho muri Upendo hanyuma akaba ndetse bari gukorana ari babiri uyu munsi twabatumiye twifuza kuganira namwe mu minsi yashize twabonye cover muti ntago turi couple kuki mwahisemo gutangira ku ndirimbo ya James na Daniela Bety ari budusubiza impamvu twatangiye kuri yo ntabwo ariyo ya mbere twavuga ngo twakoze ni cover wenda yitwa ngo niyo ya mbere ariko si yo ndirimbo ya mbere twashize hanze ariko ntabwo twabikoze kubera ko ari iya James na Daniela twabikoze kuko ariyo yaririmo iradufasha turavuga ngo reka ariyo dukora mu ndirimbo zose ziri Kigali mu ndirimbo zose zahimbwe mu ndirimbo zose muzi niyo ndirimbo yabashije kuvuga kandi iyo ndirimbo ikaba irimbwa na couple hari umuntu ushaka kuvuga Richard ashaka gusubiza cyane reka tuguve mfasha Bety ibintu ariko ashaka kuvuga murakoze cyane mu by'ukuri reka nkubwire mbere ko ngusubiza iki kintu kiri kuganisha kuri couple ntabwo ari byo turi kuvuga kuki mwahisemo guhera ku ndirimbo ya James na Daniela ni ya couple uri umukobwa n'umusore namwe hano mutireka dutangire gukora carrière duhuje imbaraga mu muziki muhereye kuri iyi ndirimbo ukuntu rero mu buryo bwose nta kibazo iyi ndirimbo tujya kuyisohora twaranditse turavuga ngo dukoze ikava kubera uburyo twabonye mwayikunze natwe ikaba yaradufashije abantu bayikunze n'abantu bangaye bayizi indirimbo ntabwo izwi cyane hano hanze indirimbo yewe ndishuwa ko indirimbo itazwi gute ugendera kuki n'abantu bangaye bayisaba kuri radio
ku maradiyo atandukanye icyo gihe niko bundi ureba Niko indirimbo ukuntu indirimbo iza. ikurikiranwa kandi bitewe n'igihe mwayisohoreye kava yanjye nayiboneye n'igihe indirimbo ubwayo yasohotse bwo rwose yari anda pe. ikintu cya mbere twagenderaho dusobanura icyo kibazo nk'uko yabivuze ni uko twiyadufashaga ukuntu byaje. Reka ngusobanurire ukuntu byaje kugira ngo bize dukore iyo iriya ndirimbo. Yakundaga kuyumva ariko nyine akunda gutinda kumva indirimbo cyane ku buryo we hari igihe imufasha imaze nk'ukwezi hanze. None nkambwira ati indirimbo ngenda ayikunda cyane mbabarira wowe ugenda uyumve kugira ngo uzaze noneho tuyikore kuko nyine narayimusabye kera ariko akambwira ati buretse mbanze nyihabwe. Noneho bigenda biza gutya ariko ari njye bimwinjijemo. hanyuma rishya tubwire ko mufite isoni oya rasi Nuko ndikunda Byishimo wajyaga ntabwo njye ntabwo nabihakaye nta n'ikintu navuze reka nibwire abantu mudukurikiye namwe mushobora kugira uruhare mu kiganiro cyacu munyuze kuri 0787 cyangwa muze kunyura kuri Facebook ni Authentic Radio 92.8 FM cyangwa se fama. Numuze kunyura kuri Instagram ni Authentic Radio 92.8 nimunyura kuri Twitter ni @authentic_rwanda. Nuza kuba ushaka kunyura kwa Merveille ndabizi abasore buriya abasore baba badukurikiye akavuga ati cyewe nshaka no kubona Merveille nshaka no kumwandikira ubutumwa. Of course urize kunyura kuri Instagram ye ni Merveille Kandanga uri wita umufatisha aho ngaho kabisa. Hanyuma yutongeraho abasore reka buriya reka nkwereke urabizi nubwo tuba turi gukora uretse buriya ku bantu baba badukurikiye hari abantu baba bafite inzozi bakavuga ati by'umwihariko ni urugendo ndi kuvuga hari nk'igihe nanjye wenda kera numvaga nk'umukobwa agiye avuga kuri nkavuga mbega umuntu ufite ijwi ryiza ngo afite amatsiko yo kumubona ntabwo navugaga wenda ibindi sibyo ariko hari abantu baba bavuga bati ngewe mfashwa na G-Talk ariko cyane mfashwa na Merveille so akavuga ati nshaka kuba naba in contact nawe so rero banyure kuri Instagram bandikamo Merveille Kandanga bari buze kumubona hanyuma bivuge ngo ndacyakomeje Kandanga oya abasore cyane kuko uracyari single ndabizi so ibyo ngibyo rero mba ndi proud no kubivuga ntacyo bintwaye so hanyuma ikintu navuga wenda no kubashaka gukurikira bano bene data turi kumwe bashobora kunyura kuri Fine Voice ni YouTube channel yabo. Hanyuma muraza kutubwira gukora na James ibyo byaje gute? Ukuntu byaje n'igitekerezo cyavuye. Okay, manager. Niyo manager ubu ngubu dufite. Okay. Manager tuzamubaza ibindi mwege motage ku gatandatu tutaha nibwo twe tuzamubaza. Reka turirimbe. Hallelujah. Oh, 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 oh. Imana yakuremeye gukora umurimo wayo. Yesu yaziye abanyabyaha. Hallelujah. wifata umwanya uvuga abandi sabana n'Imana yawe urinde icyo wahawe ntabwo wahamagariwe kurondora abandi ntabwo wahamagariwe kurondora abandi isuzume
ntabwo wahamagariwe kurondora abandi. Imana niyo yonyine ibasha kurondora umuntu wakoze neza ndetse n'uwakoze nabi. Icyo ushinzwe nuko uharanira gukora neza, ntabwo wahamagariwe kurondora abandi. Isuzume mbere yo kuvuga abandi, ntabwo wahamagariwe kurondora abandi. Isuzume mbere yo kuvuga abandi, ntabwo wahamagariwe kurondora abandi. ati suzume neza, ati ntago wahamagariwe kurondora abandi. Hanyuma hari umuntu unyohereje screenshot ya Instagram ya Merveille. Dore utavuga ngo ndabeshye, umuntu anyohereje screenshot arambwira ati wazashizemo ka espace ku mazina yawe kuri Instagram, amazina yawe arafatanye ngayo nguko. So hanyuma umuririmbyi indirimbo ati isuzume, iyi ndirimbo ni iyanyu cyangwa ni nayo yari cover? iyacu. Ni iyanyu. Mwatangiye ku ndirimbo ya mbere mukora iyanyu, mutangira gukora amakava kubera iki? Bose ukuvuga ngo tuzakomeza dukora amakava nkuko twabivuze, nuko ari indirimbo yadufashaga cyane twumva twayisubiramo. Ntabwo ari ugukomeza gukora amakava, nuko rye tujemo nyine turayikora. Icyantangaje kuri iyi kava mwakoze ni kimwe, iriya ndirimbo ni ya James na Daniel, bakoze bombi bacuranga. Ese mwembi muze gucuranga cyangwa nuko mwagerageje gukora? Nabonye wari uri gufata agafoto. Ntabwo ngiye ku giti cyanjye, ntabwo mbizi. Kubera icyo wafashe gitabo? Ntabwo mvuga ngo ntabwo mbizi neza kutabimenya, nzi dukeya nyine tutari utuntu two kuvuga ngo kurya nahagana mvuga ndi umucuranzi, ariko iranayigerageza. Okay. None uri gucuranga muri make? Wari uri gucuranga? Ntabwo wabibonye se? Uyu munsi kutazaho gitari? Kuna musitazaho gitari? Ntabwo, navuze ngo ntabwo ndi umucuranzi uri perfect, ariko indirimbo zimwe zimwe nazigerageza. Okay, reka twongere turirimbe indirimbo kuko umwanya wacu ni mutoya, kugira tuze kongera kuganira. Murakoze cyane, reka dufatikanye indirimbo ivuga ngo hanurira ibyawe byongere bibeho. Ni indirimbo Highlight of the Earth Ministry. Murakoze cyane. Bataracurangira avuga ngo hanurira ibyawe, hanura wizeye biro gera bibeho, bwira ibintu byawe byazimiye byose byongere bibeho. Reka turirimbe.
hanurira ibyawe hanura wizeye birongera bibeho 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 yerere hanurira ibyawe hanura wizeye birongera bibeho hanurira ibyawe hanurira ibyawe hanura wizeye birongera bibe hanurira ibyawe byose hanurira ibyawe hanura wizeye birongera bibe hanurira uburwayi bwawe hanurira ibyawe hanura wizeye birongera bibe hanurira ibikugoye hanurira ibyawe hanura wizeye birongera bibeho hanurira ibyawe hanurira ibyawe hanura wizeye birongera bibeho manuka mu kibaya cy'amagufa yumye maze uyahanurira uyabwira uti manuka mu kibaya cy'amagufa yumye yo 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 maze uyahanurira uyabwira uti yemwe mwamagufa mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka dore mbashyize mu mwuka nimubeho manuka mu kibaya cy'amagufa yumye yo 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 maze uyahanurira uyabwira uti manuka mu kibaya cy'amagufa yumye maze uyahanurira uyabwira uti yemwe mwamagufa mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka dore mbashyize mu mwuka nimubeho hanura hanurira ibyawe hanura wizeye birongera bibeho 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 ati hanurira ibyawe hanura wizeye birongera bibeho ariko hari akantu nkunda muri iyo ndirimbo nturebe ngo ingano yabyo right nturebe ingano yabyo nturebe ingano yabyo so reka dukomeze kubifuriza ibihe byiza kuri mwebwe mudukurikiye twebwe muri studio twaryohewe ariko se mwebweho mwibereyeho mu rugo
byifashe gute twizeye ko namwe biri kugenda bimera fresh cyane twege hari ukuntu biba biri kugenda bigenda okay niyo ya nyuma hanyuma nitsenza kuririmba muraza kuza kutubwira umuntu ashobora kurikurikirana gute kuri social media iri tsinda ryanyu turihe garanti y'igihe kingana gute kugeza ubu ntabwo turamenya garanti yayo gusa nanone ntabwo ari vuba kuba twahita dutandukana muracyari kumwe turacyari kumwe okay niyo projet iri buze kuza vuba cyane cyangwa manager ni uri buze kutubwira ntabwo twayivuga gusa nyine irahari kandi vuba manager yaravuze ngo ntayo dufite ntabwo bivuze ahubwo nyine ni uburyo bwiza bwo kugira ngo abantu nyine bakomeze bitegure ibyo tubafitiye turacyafite byinshi ntabwo twavuga ngo hanyuma muraza kutubwira muri batoya umuntu wagize igitekerezo cy'uko mwakora rino tsinda akavuga ati ngewe ndumva wowe nawe muhuye mwakora ibintu byiza birenze ninde okay iri tsinda twabibabwiye ko igitekerezo cyazanywe na James manager wacu so akingezaho kubera ko ngiye turanaririmbana muri Upendo aririmba muri korari burya bwose sinzi wasanga yenda yarabihishe nkaba muvuyemo James uraririmba umurongo w'inyuma nimutaha turaza kumubaza so akingezaho ambwira ko noho ngenda ambwira ngo byaba byiza mfite umuntu wundi turimo turakorana kandi Richard yari umuntu nyine like turi close cyane njye nawe gwera kera nkuko yabivuze ngo iki gwera kera taravadi hakurya itinda no ntaraza ni Kigali noneho mpita bimubwira kubera ko n'ubundi na mbere hose twajyaga dukunda kubitekereza ariko tutarabona uburyo bwiza njye na Richard bwadufasha bwo guhita koko tubikora so icyo gihe bwabaye uburyo bwiza nka opportunity twabonye guhita tuyifata ako kanya tugahita dutangiza itsinda so urumva ko igitekerezo ni cya manager cyane kikomereze rero turibi ya nyuma then tuze risharagira abantu aha please ari abantu byaba byiza batugejejeho ubutumwa baje batuzaniye then indirimbo akaba ari bahetse ikindi wenda hari nk'abantu shaka kuha message umunsi nawe narishara muri quartier yiwabo gutya afite sakamera bawe nako twahuye se njye nako twahuye bro so reka ubwire ngo turi muri G-Talk nuko tubigenza tunyuzamo tugaseka tugatira story tukanezerwa kayo nguko so twikomereze bro tubanze tuvuge message twazanye murakoze cyane message nazaniye abadukurikira no kubashimira bwa support yabo no gukomeza kudushyigikira ebana God bless you aho muri hose abadukurikiye Imana ibamugisha n'abatwumvisha wenda bwa mbere turabasaba ko mwadushyigikira so ntatinze message no kubashimira kubw'urukundo mutwereka okay nje message yanjye naje no kubashimira ntago njya kure ibyo Richard avuze cyane ndabashimira ukuntu tumaze gushyira hanze indirimbo ebyiri ariko support yabo yabaye nyinshi cyane abantu batwiretse ko badushigikiye kandi badukunze nuko Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi turacyakomeje kubifuza yuko bakomeza kudusupportinga bakajya kuri Instagram account yacu nago bajya dukurikirana ni Richard and Bety so God bless you so much oh hallelujah twaririmbye noneho sasa yo igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nkareba imbere nkareba inyuma nkabona nta nzira numva igihumure rimpamagara komera shikama witinya we ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe
mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe komera ushikame witinya mwana wanjye ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe komera ushikame witinya mwana wanjye ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe komera ushikame witinya mwana wanjye ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ibyo dukenera byose biri muri Yesu dushaka ubwami bwayo no gukiranuka gusa yarivugiye ati ngiye kubihindura bisha nanjye nizera ayo magambo kana y'ukuri ibyo dukenera byose biri muri Yesu dushaka ubwami bwayo no gukiranuka gusa yarivugiye ati ngiye kubihindura bisa nizera ayo magambo kana y'ukuri ibyo dukenera ibyo dukenera ndi kumwe nawe Okay, reka tubashimire cyane bwira abantu nka batatu uri sure neza ko bari badukurikiye. Mama wanjye ndamushimiye, Diane ndamushimiye, ndumva ari abo. Okay, oya reka nawe atubwire, oya turekeraho nawe. Okay, mama wanjye, sister wanjye bamwita Mbabazi. Hari sister uzi kuririmba bya hatari. Ego hamwe n'umushuti wanjye bita Dismas nawe ndamusuhuza. Hallelujah amen. Dismas reka tugusuhuze. Ese mbwira n'abantu batatu uzi neza ko ubiki. Jewe ntago mbazi. Ariko wohereze screenshot kuko ntago yahereze screenshot. Umusore agiye kureba kuri Instagram ya Merveille agezeyo aravuga ati Merveille rwose mubwirire niho yahereye ushaka ko ariwe mvuga uwo musore yitwa Beny naza kumushaka uri busange ngo yambwiye ngo yakoze like amafoto yawe yose. So reka tukomeze kwifuriza ibihe byiza cyane nkubwire ngo twagarutse kuri twakubwiye ngo abaraperi bagize gutya bakora indirimbo kimwe mu bintu byantangaje nyine ni kwa kuri twavuze wa muntu bavuze izina rye bavuga ngo uwamamaye mu agasambi ya Mbonyi bahuriye muri ati wa muraperi wamamaye muri ndirimbo so ni gospel cypher mu buririmbyi muri sekera uzi ibintu yambwiye ubizi ko ntabanga mafite aho ngaho arambwira ati ariko buriya tiwakoranye na Jay Paul narasetse gusa ndavuga urabona byavamo koko afite imirongo kuko iriya ndirimbo ubushize yakoranye bitagutana tipete nayo ni groupe ariko yari nziza okay kandi rimwe mu ndirimbo zabaye zawe z'icyumweru yego ariko njye wabonye indirimbo yanjye yabaye y'icyumweru nayibonye ngibuye tu ngayo nguko so reka tukubwire ngo komeze kugubwa neza cyane twebwe turi kugenda tuganira ni gospel cypher tugiye kuza kuba twiyumva turebere hamwe indirimbo bano baraperi bahuriyemo ikindi mu byo twakubwira Aline Gahongayire ndetse na wa musore bamwita Niyo Bosco nabo bamaze gushira hanze indirimbo nshya indirimbo ngewe kimwe mu byo nabashije kubona nubwo baratarabitubwira bitewe n'inkuru nari maze iminsi ngenda numva ishobora kuba ari inkuru imwe y'umuntu umwe muri bo ngenda bizi ko ari inkuru imwe that story rero ubwo tuzababazaho batubwire tuzabaganiriza batubwireho kuri iyi nkuru iyo mu baririmbye so indi mbona turaza kuyumva nkwibutse ko kandi iminota yacu nubwo ari mike ariko turagerageza tubuze ndetse no kumva nzakugezayo indirimbo aba basore n'inkumi bavuze uti reka dukore
cover ndirimba James na Daniela turi bwumve iyabo amasegonda nka 30 twumve niya James na Daniela ndi 30 hanyuma duhite twikomereza ngayo ngoko batari ko tugomba kubikora mu FM. Hanyuma hari ibintu bari kutubwira kwa Papi Clever ngo byari byifashe gute? Kwa Papi Clever umwana wabo w'imfura umukobwa mwiza cyane yagize isabukuru y'umwaka umwe amaze ku isi. Ni umwaka buriya cyangwa ni amezi 6? Ni amezi 6? Amezi 6 ikirori cyari hatari. Nari nzi ko ari umwaka. Amezi 6. Umwaka ntabwo uragera nibyo. Amezi 6. Yego. Ni igice cy'umwaka. Ngayo nguko rero hanyuma kuri uwo munsi nyine ibintu ngo byari sawa. Byari sawa ariko hari umuntu wari urimo ngo dusa baranyeje ngo wari uriyo. Naravuga ati se narindi yo koko cyangwa nukuri byarankanze ndavuga se narindi yo cyangwa se kuko uwo muntu apaha amaturasa pe turasa nanjye nararebye ndavuga mbo wabonye ari wowe muri make kuri nabonye dusa narikanze wabwire bamudusuhurize kuri Papi Clever udusuhuze umuntu dusa mwari muri kumwe. Ngo ni Papi Clever. Hanyuma kandi ikindi nakubwira nuko indirimbo zo zirasohoka umunsi ku wundi abaririmbyi ntibaryamye mu gihe bamwe bavuga ngo abaririmbyi barakubiswe abantu bakubiswe ntago basohora indirimbo so bafite amafaranga ngiye niko mbibona ahubwo wenda kuri mwebwe mukurikirane bihangano byabo mwakagombye gukomeza kubashigikira mukabaha n'amafaranga mukabaha ubushobozi bagakomeza gukora ariko abavuga yuko bahanzi wapi abo ngabo ntago tubyumva kimwe merveille sibyo rimwe na rimwe hari aho tugomba kubyumva reka kuki ugomba kubyumva rega nakubwiye ngo umunsi wawe ntabwo ari uwo wanjye umunsi wawe ni uwawe